bati Moses imico ye ntago ari myiza kwa se ni kwa pasiteri. Okay, kuba se ari pasiteri naho bihuriye n'imibereho y'ubuzima. Nimba ntawe ugira ute? Ntawe kigorora. Kigorora hari ibijumba biza bimeze ngo. Ikigoro kiravunika. Iyo ukigoroye kirahanyuka. Kiravunika. Icikamo kabiri. So rero urumva rero ntabwo byakunda famille nabyo ati rwose famille goodbye nubundi nuko uko byogoshe nakundi nagorantse turimo nawe yi aha bivuze ngo hagize nk'umuntu uza kukugisha nk'inama akavuga ati yige ngiye bira bintu nabonye mbikunze ndagira ngira inama wahita dimuhuye wamugurira iki mu byukuri icyo adafite wamugurira iki atamugurira wowe akugurisha iyo bakaguha nayo utahana vava umva nkubwire vava nari kumwe cyangwa wana umuntu mura n'abandusha ubushobozi gutya mukicara mugaciringa ushobora kuvuga ati bagwe fanta ukamugurira fanta. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo subscribe nushimira cyane atarekora uyu no mwanya ngo cyo ikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni bucece mu gace nkuko bisanzwe ni Kiroso abari mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba mbasuhuza kandi bani kaze wowe utameze neza nk'ubwa ngo wihangane umunsi mba bitameze neza ejo bizagenda neza umwami w'ibyahishuwe niko basigaye banyita uyu munsi mukaba muri kureba kuri screen zacu abagiye kuba tuganira kandi bagura ngo munyegere no kwa muganga amatovu kugira ngo ubuzima bwanyu ubashe kumera neza bafashe indwara zigiye zitandukanye wowe utameze neza amatovu aragufasha gukira ni video ubundi ibintu bashe kugenda ubuzima butafite ubuzima nta kintu buba bumaze kaze kuri sawa show murakoze cyane meze neza ndashima siko bitonze cyane nitonda nkuma akeshi nkunda kuba nitonze kuri bava ari kureba bava karame kaze murakoze ko ari kureba yiga cyane ntabwo namurebye bava nyamara ikintu setse ni igiki setse nacyo yige wari ukumbuye kuri sawa show wari ugiye mu kimuri mizi hari ibintu cyane mugiyemo bana kubaka urugo nabyo biragorana hari igihe munabura ahubwo se nimumbwire nyine ngo yubatse urugo gute nande byose birakureba ngiye twahuriye ku gasaro bakajya bavuga ngo yige ngo yubatse urugo ngo n'umugore nkagira ngo n'urwenya rwa Sandrine simbyiteho none nawe ngo no kubaka urugo ngo biragoye biragorana nyine none se ntubizi ko umuntu agomba guhura yubatse urugo muna mbisi ndi mu makungu meze nyine warwubakanye nande ko tukubaza ngo nago bitureba narashatswe niyo mpamvu nibyo wari uhugiyemo muri mezi abana kwimuka nabyo bisaba ibintu byinshi mwarimutse se twarimutse nyine shiri wawe ni uwuhe shiri wanjye ntabwo ajya agaragara mu ntuza reka muzana se kuri social media kugira ngo bimaririze bamuncapureze wamugushapura muri ngo barasaze kuko mana abantu barasaze hari abakobwa benshi bari hano hanze kandi nzabavuna uwo nzamusanga aho bari kumwe nzamukubita none hose uzajya umufuhira nawe ufuhira umugabo ntabwo nsanye inyana n'inyoni nawe ufuhira umugabo bava yige ngo yashatse umugabo babyumvise banumva ari story tamumbabarira hari iki ndetse sabyivuge se hari we ari story ntabyivuge se kubera iki sinjye bikwibwiriye nese umugabo ari ari mu kazi cyane mu rugo umusuhuze ta ndavuga ngo vava nawe ngati wa mukobwa wa wundi uzi nyine aranze se arakuzi kuba abona dukorana oya sinzwe nakuzi amuzi ikibazo y'ikivava amuzi ibintu byinshi nyine iki niki ibyo uzi nawe aririmba ndabona agasatsi bawagasokoje nk'umuntu w'umugeni hase vava tuvugishwe uramubona ute yige umubona ute utameze neza ameze neza yiga guteretse ntiwakwemera ndumva yiko murengeza umusara wiki umva afite urugo abagore babiri se barahuza cyangwa se tugiye kuba aba lesbian none afite urugo umukobwa guteretse se w'umu lesbian ntabwo wamwemera reka hano atari ibintu byanjye ntabwo byavamo ushaka ibintu bihura reka tuganiriza abantu nk'umukobwa aje w'umu lesbian akavuga ati ige naragukunze ndashaka yuko dukora ibintu
subiza uhana umukobwa Sha. wese ari umulesbienne akambwira ngashaka ko dukundana namwe ati wanayobya bwoce essence niki nukuri namwe ngo ace essence niki ze gufite igitsina ntiwamufa ntimwahuza ese kari cy'umugabo n'icy'umugore kareka icy'umugabo abantu benshi wenda abantu benshi baravuga ngo ige ngo ni umusore cyangwa umugabo kuki avuga ngo ni umugore ngo yashatse umugabo nese sindi umugore cyambere amayobera Jete umugore ubwo no kuvuga ngo umutinganyi ya mayobera matagatifu bavuze umutinganyi umugabo ndacyanga ngiye mu kivuga ese tukavuga ibintu mu mazina yabyo umutinganyi umuhungu uryamana n'undi muhungu bahuje igitsina amwita umutinganyi umukobwa uryamana n'undi bahuje ibitsina amwita umulesbienne urumva amwita umulesbienne wowe uri iki muri ibi ngenda umuge baryamana bahuje ibitsina ni imvugo nyandagazi ako nyine reka dusobanure ibintu reka urwo rurimi uvuze ntabwo ari ikinyarwanda okay reka uko bavuga ngo hajya mu kinyarwanda ngo muvuga guteye ngo muvuga ngo abajyama bahuje ibitsina baryamana bahuje ibitsina abatinganyi n'abalesbienne iki kizina shanda cyane akagiye babuza nkubita ari umunsi nzakuru urwo ruvuna muheto ngo tureka batinganye umunsi nzarukurura kagira ngo ni benshi ibyo bintu simbikunda mu buzima n'iki tugize ngo ntabwo ngikunda tuvuga umuge byibuze ujye uvuga basi umuge cyangwa se ujye uvuga umuge birahagije ibyo bintu uri proud yabyo ku buryo yampaye ufite umugabo muri iyi minsi bose nta muntu waza kugutereta ngo umwemerere ego amana we ahubwo banamukubita ijisho bakarimena bana yanjye uwo mugabo ese bava ko rero byagutagaje wowe nta kintu navuga wavuga iki se ko byakurenza ahubwo nta magambo ufite Sandrine nkumva ni ibisanzwe nkumva ni bitabaho murabishimangira ngo nibyo ubwo rero wavuga iki se ko ahubwo utazi no kuvuga ahubwo ko ntazi byari ubwo sinzi nyine ukuntu ubwo baba babana nk'umugabo n'umugore sinjya narabyemera uza guterete wowe uvuga gutya aza kugutereta wahese uwo mukobwa umukozi agutereta kubwira ati ndashaka yuko turyamana nawe se yabaturutse nzamuguteza n'iki gihugu hari umukobwa nzaguteza ambone he kana zaguteta kwigiye y'ishuri ubundi amuteka kana zamuha muri iki ubwo zamuha ibyo ufite ushaka wanamana kuri nobere cyangwa ukamuha ku bidudu umvange ibintu muzaranga muri showbiz ntimukajye muza kutubeshya reka tubeshye se kubera iki turakubeshya turangana njye nawe turangana umusore abana n'undi musore mugenzi we gute ubwo n'urwarwenya nyine ruba ruri aho gusa yego yewe sorry bebe umugore ngo uri umugabo ubwo sibyo nta muntu ufite serivete aho ngaho ngo ubu se muzabyara gihe muzabyara ryari tuzabyara urashaka ko tuzabyara niyo muzabyara gihe ki wasanga nanatwite n'ubu ngubu nta mwana nta ndangura umugore ubwo uri umugore wahekwa ari ugusebya abagore ahubwo wowe sebya abagore uzaba uri urubereri se uzaba uri umugore bwoko shoko ndi menebere ni menebere ta nta mabere mfite nta bere mfite amabere se nayo misara y'uri kubona ndi menebere ubizi nese na menebere ziriho nayo mbabarira mbona wagize n'isuri baba yagize n'isuri bati sha nayo pe koraho unyumvira nayo siko mbona batinya na amabere arimo kuri kureba hano uri kureba mu mabere ko uri kureba hano sha nayo akira nukuri nayo zana ariko zana nayo singiri bere nayo utari kumbabaza uri kumbabaza ngesha ko njye gushyiramo isute kugira ngo nawe ashigemere gutya nta rimwe ririmo ngomba kwambara nkagira gutya nkayahisha nayo shano ese umugabo wawe ikintu akunda ku mubiri wawe cyane ni iki kukurenza ibindi
akunda iki kurenza ibindi ko nanjye kuvuga ibanga ryibuse ya nyine tubwire ni ibanga ryanjye turi kuganira basi ya babiri wa gatatu abarinjajwe oya turi kuganira oya fasha akunda iki akunda bishi kuri jewe icyambere cy'ingenzi mbwati akunda amabere bibiri byibuze akunda umunwa wanjye wawe icya kabiri akunda amaso yanjye icya gatatu twongeze icya gatatu ni ibanga Timureze we umusatsi ni mwiza arahiye bana yanjye bo bose nabivuga ko ni ibintu byakunda cyane umusatsi ni ibintu numva se ko ari byo bawahereye utubwira ibyo akunda cyane oya ikintu cya mbere nakubwiye kuri jewe ni umunwa wanjye akurikiraho amaso icya gatatu ni umusatsi ikindi ni ibanga ni ivi na ivi mu buriri ubwo se yatashya kuzanira icyo ukunda anzanira iki anzanira agashokora mureke babwire vava mfashe telefone mureke babwire jewe tugiye kumena umuceri tuvugisha ukuri noneho dutera abantu zitori tubabwire ukuntu ibintu bimeze nk'iyo muryamanye tuzi ko ganiriza ibyanjye na vava numbaza ibyo mu rugo rwanjye oya iyo muryamanye tuzi ibyanjye na vava numbaza ibyo mu rugo rwanjye sibyo katubanze twumve noneho bagiye kunkubita iyo muryamanye tuzi ko umugore n'umugabo baryamanye hari ibintu bakora bikabyara ibindi bintu ubwo urashaka ko twinjira mu mabanga y'urugo rwanjye none se buriniye n'ibyo ndi kukubaza so ibintu bikabyara ibindi sibyo so wowe ibyo bintu biraboneka mbaza ibyo nyine vava numbaza ibyo mu rugo rwanjye ese wamutubwiye ibyo ni irya babiri wa gatatu aba ari iki aba ari ukuzimura baranjye aho tubwira mbaza ibyo nyine vava yanze kunsubiza ibibazo nka bitatu baza namubajije ngewe warambwira ngo amuzanira shokora kuri kubaza ureba hirya ariko kuri kuvuga ureba hirya abantu bari kuvuga nkareba inyuma ngo amuzanira shokora mubaza ikibazo wowe wumva hari ibibazo by'amatsiko mufiteho waravuze ngo mwahuriye kwa Sandrine ku Gasaro baravuga ngo ukumva ko ari buraga wowe ibibazo ufite by'amatsiko bimubaze dore nguyu numvaga ari urwenya numvaga umuhungu ukuntu abana n'undi ese bazabyara ese urwo rugo ni rugo bwoko ki ese rugendwamo n'inshuti zabo bakumva ntacyo bibabangamiyeho ese barabashima ese barabagaya nuko nicyo uri kumubajije se muvandi ntugire ikibazo urugo rwanyu ruragendwa nta kibazo yaba abashuti yaba famiye yaba iki yaba ingenzi yaba iki n'iki bose baraza nta muntu ushobora gutera komanteri ko urugo rwacu ni rwiza ukagendana n'abandi babyeyi se mukagenda mu nzira bakagira ngo uri umubyeyi mugenzi wabo cyane umenye yuko ndacyari umukobwa ntabwo ndabyegeke ko ndacyari umugeni nzabyara haracyari igihe izaca he turi guca no mu zuru ibyo ni story mwa banyarwanda mwe aya ni amayobera matagatifu reka ufite icyizere ko uzabyara ego fo yampaye nka se turaboneye mana yanjye okay ige hari wenda bishobora kubaho hari ntuza nigeze kubona ryigeze guca kuri video nigeze kubona muri Uganda ndashaka kugira ikintu bivugaho z'abantu bagiye baba baryamana bahuje ibitsina bakabaca mu muryango cyangwa bakabica wowe iyo ubonye nk'izo video cyangwa wumvise gutyo bimeze gutyo wowe wumva utekereza gute ikintu navugaho kuri biriya baravuga ngo buri gahugu n'umuco wako so ni ukuvuga ngo nimba ibugande barabiciye ntabwo ariko bavuze ngo Afurika yose barabiciye so rero ntago ibyo muri Afurika tubyihorere ababyeyi baraje ngo baje gusura abana ese bababyeyi baraza babashime cyangwa barabagaya baraza kadusura sheri ntugire ikibazo muragiye mu murenge mugiye gusezerana ese wa murenge urabasezeranye cyangwa urabirukana icyo gihe ko mu Rwanda nta itegeko riraza ngo ujye kuba badushyingiranya icyo gihe twibanira nk'abantu bisanzwe nk'umugore nk'umugabo bisanzwe kuko ndavuga ngo koco bibaye ngombwa ko mwumva ko bavuze ko ibyo bintu bicitse ko nta muntu wemerewe kubana n'undi bahuje igitsina bakavuga ko babiciye mu Rwanda bagakina n'itegeko ribihana kandi rikomeye we wabigenza ute ntabyitwara mu ute icyo gihe bivanze gutyo
nsanzwe nawe tubana icyo gihe tugiye twaba umwe na mukuru na murumuna yaba mukuru ndakaba murumuna noneho nyumvira mukajya mubikora bucece none hari uwamenya ibibera mu byumba se reka ntawabimenya none hari n'abantu bajya babikora tutazi batajya babishyira hanze yego uzi abantu bari hano hanze ukuntu babikora hari ababikora bucece Moses yego Moses mwari mwabonana sha mu minsi yashize twagiye kumusura a groupe ahari oya afunzwe 30 jours ni 30 jours by'agateganyo numvaga ko bamufunguye muheruka mbere igihe yatangaga fashion avuga ngo aho kugira ngo bamushyiremo afazari yaba atanze fashion mu gihe cyo kuba abari hanze abana ari hanze ariko nyuma yaho barabyanze baravuga ati fashion nyine nibira yakoraga acuruza imideri wenda reka two gutinda mu bintu bigize IGE biramutse bibaye ngombwa ko imiryango iterana yose abavandimwe ababyeyi bawe bagaterana bakavuga ngo IGE nakubwira ngo uve muri ibi bintu nutabivamo turaguca mu muryango wowe wabigenza gute icya mbere cyo uvuze ngo ku babyeyi n'ababyeyi ngira usibye ndi imfubyi ariko na mbere yaho bataragenda bataratabaruka ntago bamfataga nk'igicibwa ntago bamfataga nk'igicibwa bari babizi ko ubibamo bari babizi ko ari ibintu byanjye ni ibintu nakuzemo nimereye ni ibintu bisanzwe meme na famille yanjye yose yaba hano na hano bose barabizi ntabwo najya kuvuga ngo ngiye ubwo nta cyabatungura muri make ntabwo cyabatungura kuba bumvise ko yuko mbana n'umugabo mu nzu buri wese afite umwami we buri wese afite uwakorera sigaho guhanga amaso ku bandi ngo ubikoreze imitwari kuvuna biza gukoraho biza kwivumbura umunsi Yesu azaba agarutse cunga izamu ryawe cunga iryanjye kuko tugiye guhembwa amina kuririmba vava azi kuririmba vava n'ubushize yarandirimbye numva akarimbo cyo kugera muri studio none se IGE wadushubije ngo yego ngo barabizi ngo gutya na gutya nakubwiye ngo bibaye ngombwa ko iyo famille yawe isigaye bafata imyanzuro bakavuga ngo kandi wumva nta kibatungura oya bibaye ngombwa ko bakora nk'inama bakavuga ati ni utava muri ibi bintu turaguca mu muryango ibintu birahinduka bakavuga ngo turaguca mu muryango wakomerwa gucika muri uwo muryango cyangwa wakomerwa muri mu byo burya umuryango ni ikintu kinini niyo umugabo wawe urata ntago wandutira umugabo kubera yuko umugabo n'ubundi abagabo barashakwa yagenda wibuke ko umuntu azasiga se na nyina roso wowe akajyana n'umugabo we bakabana karamata bombi bakaba ntago navuga yuko ko famille yandutira umugabo bakaba umubiri ko umugabo ari ikintu cya mbere kibaho kitaboneka wabwira famille ati mwikomereze noneho ngiye nababwira ati bavandi n'ubundi muranzi muzi ko nteye muzi imico yanjye so mwigendere n'ubundi mwigorora ikijumba abandi bati Moses imico ye ntago ari myiza kwa se ni kwa pasiteri kuba se ari pasiteri naho bihuriye n'imibereho y'ubuzima ikijumba ntawe ugira ute ntawe kigorora hari ibijumba biza bimeze ngo ikigoro kiravunika iyo ukigoroye kirahanyuka kiravunika gicikamo kabiri so rero urumva rero ntabwo byakunda famille nabyo ati rwose famille goodbye n'ubundi nukubisokoza uko byogoshe nakundi ntabwo nzi ko turimo nawe aha bivuze ngo hagize nk'umuntu uza kukugisha nk'inama akavuga ati IGE ngewe biriya bintu nabonye mbikunze ndagira ngo ngire inama wahita umubwira ati urakaza neza kubera ko akenshi nkunda kubona ama message y'abantu benshi batandukanye bakubwira ngo ukize hari abantu benshi nagiye mbona ngo hari ibintu bakunze ubuzima mbamo life mbamo ngo barifuza yuko bamera nkanjye ariko bo bagakina role ya kigabo kandi ari abakobwa
ndamubwira ni muvandi ugukina ariko urumva we yakitinga kwakitinga Ashyira mu bikorwa. yakitinga ni umukobwa ariko yakitinga kigabo Fanny ngwino hano. namubwira yuko Fanny atari ngwino Naze. naze n'intebe ayitereke hano Mu mpere ziriya. Fanny ngwino hano. Fanny vayo Fanny Tenga buriya neza tereka neza cameraman afasha munshiriremo. Fanny bino bihe turimo cyangwa ibihe yigarimo wigeze kubicamo mu mpere ntuzi mu mpere mikoro cyamufatire wigeze kubicamo ndashaka kugira ngo utubwire wabivuyemo hari inama ushobora kugira IGE hari inama ushobora kugira abantu babirimo cyangwa batarabivamo cyangwa bashaka kubijyamo njyewe se njye ariko nabagira inama nyine hari igihe ushobora kubwira umuntu cyangwa ukamubuza gukora ikintu kandi kimurimo njye rero ubwo nabijyagamo niko ntabwo ari uko nari mbikunze kandi njye nari umugore ntabwo nari umugabo uyu yari muri Lesbian njye nari umugore n'ubu nk'ibisanzwe kuko ndi umugore ntabwo nari umugabo ariko nabivuyemo ko ntari mbikunze yari vasi ntabwo yari tomboy tomboy ni wa wundi ubona meme physical ukabona ko ari umuhungu ariko uyu nguyu yari vasi yari nko mu kigare no ni n'ikigare si ukuvuga ngo ni ikigare sheri njyewe cyari ikigare ni ikigare wabigiyemo ariko wari vasi vasi wabikoraga byombi ikindi oya icyo gihe nakoraga kimwe wakoraga meme imwe ikindi mbaza Fanny hari ahantu bajya bavuga ngo ni no test ngo umuntu wageze ntabwo ajya avayo ni iki wabwira nk'abantu bavuga ati sinavayo numva uburyohe bwayo ubuhamya najya ngutange uya njyewe se njyewe hari abajyayo babikunze kuko wenda babifitiye agahararo n'abajyayo nyine wenda kuri ibyo kigare njye nagiyeyo nk'icyo kigare ariko navuyeyo kuko ntari mbikunze rero ndababwira wenda umuntu uwo ari we wese nabonye n'amadarapo yarazamuwe uwo ari we wese icyo yiyumva amapana ikigare icyo gihe amadarapo yazamuwe ejo bundi mu minsi yashize ariko icyo gihe hari habaye idaho mu Rwanda bararizamuye ntabwo ryo mu Rwanda umuntu yemera gusezerana n'uwo ririya darapo bazamuye ni LGBTI ni the LGBTI kuvuga ngo ni umunsi mukuru w'abage n'abalesbian ku isi hose bari babaye Fanny nk'umuntu wabiciyemo nanone ndacyakubaza wagiyemo wenda igihe gitoya hari inama ushobora kugira abantu kandi ikindi nanone nshaka kubaza reka mbere ku cyambere ni iki wicuza mu gihe wagiyemo mu byo wakoze cyangwa wakorewe ni iki wicuza cyangwa ni iki ushimamo wahuye nacyo oya icyo ngiye nicuza ni uko nabyinjiyemo wenda ntabwo nabyinjiyemo ari uko mbikunze nabyinjiyemo kugira ngo wenda mbone umugati w'umwana ariko nabyo ndabyicuza oya ni umuntu umuntu wanteretaga yari umukobwa yari afite amafaranga amenyera kuko nari mfite ibibazo byinshi ku mwana ariko icyo gihe naje gusanga nyine ari ubugoryi nyine bitanagaragara neza nk'umuntu w'umubyeyi mpitamo kubivamo magingo nta ngaruka byigeze bikugeraho se byangizeho kuko abantu benshi na n'ubu ntabwo bemera ko navuye mu Lesbian biri kubanshinze umva nkubwire Fanny umva nkubwire sheri oya ntabwo babimubwira ikintu kitari murimo ntabwo ajya umva nkubwire impamvu baragiye ikuzimu bakabaha ayo mafaranga bakabibategeka oya ngiye najya kuvuga ubundi kuzimu nihe ko ikuzimu nihe numva bavuga ngo bajyayo uri kumbwira sharanye wanyene ikuzimu hoya abantu bavuga ngo ikuzimu ni hehe zubundi kuzimu bajya kuzana amafaranga indi utaye kuyazana ndabyumva ariko dufite cyuko habaho ariko barabivuga ariko ntago bigeze ujyayo se ngo tubimenye ngo bakababwira ngo nkankubaze nakubwiye ngo nta kintu dufite cyuko habaho ariko barabivuga ngo uzumva ngo nibyitwa madamu samaki subizira madamu samaki ariko zibaho ni ubusanzwe ugasanga umuntu ngo ni umukire ugasanga abantu bari kuvuga turi muntu ni umukire ariko niyaguhana fanta yo kunywa ati amafaranga akora yakwikuzimu
none se mudamusamake hari abantu bakunda amafaranga ku giti cyabo aba yumva nyine atayatagaguzo ahantu ageze hose rero ntago ari uko aba yarakuze yewe ntago nawe mfite amafaranga yanjye ngo nyahereze umukobwa ngo aze ngo turya nashatse umugabo se twigize kuganira mu minsi yashize urambwira ngo nta muhungu cyangwa se nta muntu wagurira na fanta y'ijana ubu nk'abo bantu wanga kuba wagurira n'iyo fanta sibyo nabo bazavuga ko wagiye kuzimu oya njyewe biterwa wenda na Biredi muhuye wamugurira iki mu by'ukuri icyo adafite wamugurira iki utamugurira wowe akugurira iyo bakaguha nayo utahana vava umva nkubwire vava nari kumwe cyangwa wana umuntu impamvu muhura n'abandusha ubushobozi gutya mukicara mugaciringa ushobora kuvuga ati bagwe fanta ukamugurira fanta cyangwa se ukamubwira ati bagwe icupa ari kumushotora umuntu ukamugurira ntabwo uzi gushotora ntabwo umurusha amafaranga nyine njyewe utanguriye ntabwo njye najya kugusengerera bapfa ako kantu reka nkakubazeho ibyo bintu bakunda kubikuvugaho ntabwo ujya ugurira umuntu kandi ntabwo ubuze amafuti mbwira umuntu bimvuga amafaranga sorry nyine mbwira umuntu bimvugaho ntabwo azi gushotora ubundi mu muco wa kinyarwanda tuzi yuko abahungu aribo bagurira bande abakobwa tureke umusitari sibyo nawe ufata Bruce Melody situmuzi nk'umusitari ubusitari bukureho muhure gutya akubwira ati ndashaka ko tuganira nurangiza mwicara ahantu mu kabari umubwira ati ndashaka ko duciringa nta kibazo nurangiza umwe ati bagwe fanta cyangwa se urafata fanta cyangwa urabizi ko unywa iki uramubwira ati buretse nakubwiye ngo ubusitari tubushyire ku ruhande murahuye arakubwira ndashaka ko tuganira muragiye umubwira ati bagwe icupa nawe sakubwira nanjye bamirinde nimba ari fanta uyinywe mwishyura njye Valentine wowe ukishyura murusha amafaranga se akose uri kunyumva ntabwo ikibazo ari uko umva njye nta gitsina gabo njye nsengerera uringona mu mufuka ntabwo njye ngisengere ahubwo ngira nsengere tugana ku musozo w'ikiganiro umva tugana ku musozo amasara kudufata y'ijoro nta mafaranga mba mfite urumva n'utwo mfite mujya kutundya kugira ngo nzatahe n'amaguru oya tugana ku musozo w'ikiganiro oya vava nkubwiza ukuri mbahora umbwiza ukuri ubu nangwa nakubwira ngo tugende ujye kungura agafanta ara ku ruhande nyine fanta imwe nayikugurira ariko bitavuze ngo buri munsi ngo nkugurire mpaka umunsi umwe nayigura iyo fanta imwe ariko noneho bitavuze ngo twahura ngure ufite amafaranga arenze ayanjye ngo naba ari njugura nakubwiye ngo kuko akurusha amafaranga ahubwo umugurira kubera urukundo cyangwa se n'ubushuti mufitanye namugurira imwe se namugurira ebyiri ariko uko biri wayimugurira rimwe na rimwe nabwo ntago bivu buri munsi twisoza ikiganiro Fanny waduhamagaye Fanny tugana ku musozo w'ikiganiro turi kuri topic cyangwa turi kuganira ku ba lesbian cyangwa batinganye message watanga wowe aho ngaho ni iyihe njyewe se message natanga ntabwo nyine ntabwo umuntu nashishikariza kuba umutinganye cyangwa umu lesbian bitewe n'ukuntu ngiye mbyumva mbitekereza kubera iki ngiye simbikunda ntabwo rero mba mbona business neza ku muntu umutinganye cyangwa umu lesbian iyo umuntu ajya kwigisha ikintu yerekana n'ingaruka zacyo abikoze zamugiraho akerekana n'igihombo yahura nacyo reka mbivuge wenda nk'uko umuhungu birangira nyine umubiri we ugiye ugakwama burundu ku buryo nubwo yahura n'umukobwa cyangwa se nyine n'igitsina gore yumva adagifitiye santima kandi mu by'ukuri kugira ngo tubeho bisaba ko umuhungu nawe aba yumva ko agomba kuba umugore kugira ngo tubeho bisaba ko umuhungu n'umukobwa bahura bagahura bikarangira babyaye rero nta muhungu ku muhungu wabyaye nta n'umukobwa ku mukobwa wabyaye ndumva arizo bamuciye inyuma none se ni gute utaba wamuciye inyuma ni gute abona ubyara kandi azi neza ko atajya atera inda bitahura ni rero niyo ngaruka mbona ikindi nkabona nyine ntabwo bisa neza cyangwa ntabwo bigaragara neza muri rubanda nyamwinshi mbona nyine bitagaragara niyo mpamvu njye ntabikunda ahubwo sinzi abandi ukuntu babitekereza ahubwo njyewe nuko mbitekereza tu
Okay, urakoze cyane Vava, twagiye nawe tugana ku musozo w'ikiganiro. Ngewe kubera ko nyine iwacu ni hara mu cyaro, nge barabivuga nkumva ni ibintu bitabaho, nkumva nyine nago ari byo. Ariko nk'uko uyu nguyu avuga ati ngewe nabonaga atari byiza, ndamushimira cyane, urumva ni igitekerezo cyiza yagize, aravuga ati ntabwo ari byo, reka mbireke. Ubwo rero numvaga na IGE yatekereza akavuga ati reka nanjye mbireke, none we nta kintu yitayeho, ngewe nyine gusa wenda inama ya Vava IGE tugana ku musozo, urabona ijoro riri kudufata, watekereza ko yabivamo? Siko waruvuze akabivamo nawe akabireka, akagira akatereta abakobwa akarambagiza n'ibyavamo.